aha ndatangira nkubwira ngo iminota 30 ku munsi ishobora guhindura ubuzima bwawe. Abantu benshi batakaza imyaka yabo kubera kutubahiriza iyi minota mikeya. Tekereza ibi bintu neza. Iminota 30 gusa ku munsi, iminota 210 mu cyumweru, ni amasaha 180 mu mwaka. None ikibazo ni iki? Ni iki ukoresha iyi minota ukora buri munsi? Hari abantu bayikoresha bareba ibintu bidafite akamaro, bavuga amazimwe cyangwa bazerera ku mbuga nkoranyambaga amasaha yose. Mwihangane gukoresha kuzerera. Buriya kuzerera byarahindutse, ntabwo umuntu akizerera ngo ave mu rugo ajye mu rundi rugo. Dusigaye tuzerera ku mbuga nkoranyambaga, ugascrolling uva kuri TikTok ujya kuri Instagram, uva kuri Instagram ujya kuri YouTube, ariko muri make nta kintu na kimwe uhakura. Ariko hari abandi bayikoresha basoma, biga ubumenyi bushya, bubaka ejo hazaza habo. Kandi nyuma y'imyaka mike ubuzima bw'abo bantu bombi buba butandukanye cyane. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe impamvu iminota mike ishobora guhindura ubuzima bwawe. 2, uburyo bwo kwiyubaka buhoro buhoro. 3, impamvu guhozaho birusha gukora byinshi icyarimwe. 4, ibintu wakora buri munsi bikaguhindura mu gihe kiri imbere. Reba iyi video kugeza ku musozo kuko ushobora gusanga ikibazo cyawe atari ukubura igihe ahubwo ari uburyo ugikoresha. Kadutangire ku mwanya wa mbere. Ubuzima bwubakwa n'utuntu duto. Abantu benshi batekereza ko kugira ngo ubuzima buhinduke bisaba gukora ibintu binini cyane. Ariko kuri njye kukubwira nuko ubuzima bwubakwa n'ibintu bito ukora umunsi ku wundi. Niba usoma iminota 30 buri munsi, nyuma y'umwaka uba warize byinshi kurusha uko ubitekereza wowe. Niwiga ubumenyi bushya buri munsi, mu myaka mike ushobora kuba uri umuntu utandukanye cyane. Ikibazo si ugukora ibintu byinshi rimwe, ikibazo ni uguhozaho. Akantu gato ukora buri munsi kagira imbaraga nyinshi kurusha ikintu kinini ukora rimwe ugahita uhagarara. Kadukomeze mu gice cya 2. Iminota yawe niyo yubaka ejo hazaza hawe, niyo yubaka future yawe. Hari abantu bavuga bati nta gihe mfite, ariko iyo urebye neza usanga amasaha menshi ayamara kuri telefone, ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bareba ibintu bitandukanye. Iminota 30 ntabwo ari myinshi, ariko uko uyikoresha nibyo bitandukanya abantu bageze kure n'abantu baguma aho bari. Uri muri abo bantu babiri. Ushobora kuba ushaka kugera kure cyangwa se ushaka kuguma aho uri. Biraza guterwa n'ukuntu ukoresha iminota 30 byibuze ku munsi. Hari umuntu ukoresha iminota 30 asoma igitabo, yiga ubucuruzi cyangwa se ashaka ubumenyi bushya. Hari n'undi uyikoresha areba ubuzima bw'abandi. Nyuma y'imyaka 2 abo bantu baba bafite ubuzima butandukanye cyane. Kadukomeze mu gice cyacu cya 3. Gusoma no kwiga bihindura umuntu. Abantu benshi bashaka guhindura ubuzima ariko badashaka guhindura ibitekerezo byabo. Nyamara uburyo utekereza nibwo bugena ubuzima ubamo. Iyo usoma ubwenge bwawe burakura, ibitekerezo byawe bigahinduka, ukabona ibintu mu buryo bushya. Iyo wiga ubumenyi bushyashya wongera agaciro kawe, ugafungurirwa amahirwe mashya kandi ukiyubakira icyizere. Ntugategereze kugeza igihe uzabonera amahirwe meza. Tangira kwiyubaka mbere. Amahirwe akunda abantu biteguye. Iyo aje utariteguye aragucika. Kadukomeze mu gice cyacu cya 4. Tegura ahazaza hawe cyangwa se icyo wakita future yawe. Hari abantu babyuka buri munsi bagakora ibyo bahuye nabyo gusa. Nta plan, nta vision, nta direction. Muri make nta bintu yapanze, nta cyerekezo afite ndetse nta n'intumbero afite. Ariko abantu benshi batsinda bagira igihe cyo gutekereza ejo hazaza habo. Niyo waba ufite iminota 30 gusa, yikoreshe wandika intego zawe, utekereza aho ushaka kugera cyangwa se unategura ubuzima bwawe bw'uyu munsi n'ejo hazaza. Kuko umuntu udafite icyerekezo arangira cyangwa se birangira yubakira ku nzozi z'abandi. Kadukomeze mu gice cyacu cya 5. Igihe kigenda vuba. Ikintu kimwe abantu benshi bibagirwa nuko igihe kigenda vuba cyane. Umuntu ashobora kuvuga ati nzabikora nyuma, ariko imyaka igashira nta kintu
gihindutse. Iyo ukoresha neza iminota mike buri munsi, nyuma y'imyaka mike ushobora gutungurwa n'aho ugeze. Ariko iyo uyitesheje ubusa kumva iminota 30 nta kintu itwaye buri munsi, nabyo bigira ikintu bikubakira kitari cyiza. Ubaho nta nzira ufite, nta cyerekezo, ndetse nta n'ibintu uri gukora biri progress cyangwa se biri mu nzira bifite icyo bizakumarira. Ibi nabyo bituma umuntu nta hantu agera. Kubaho nta progress biterwa n'ibyo ukora buri munsi. Reka rero nkubaze ikibazo kimwe. Iyo uza kuba warakoresheje iminota 30 neza buri munsi imyaka 5 ishize, ubu uri hehe? Wowe ukurikiye iki kiganiro wananiwe gutangira YouTube, wananiwe gufata iyo TikTok ngo uyikoreshe neza, wananiwe kujya kwiga iyo kaminuza, wananiwe byinshi. Tekereza ibyo byose iyo bitangira. Wananiwe kujya uva ku kazi iminota 30 ngo ugende uhagarara ahantu mu isoko ucuruza amapantaro, ucuruze amasutiye, ucuruze amakora, byarakunaniye. Ubu ngubu ababitangiye wagiye ureberaho urugero, ubu bageze hehe? Iyo ubikora kandi ugahozaho, twatangiye tubara igihe uko kingana, ubu bugeze hehe? Ntugasuzugure iminota mike. Iminota mike ishobora kukwigisha skills, kukubakira confidence no guhindura ubuzima bwawe burundu. Tangira uyu munsi, soma, iga, tegura future yawe. Niko nasoza nkubwira. Kuko ejo hazaza hawe hubakwa n'ibyo ukora umunsi ku wundi. Ntuzongere gusuzugura igihe ukibwirwa n'ukuntu ukigezemo nta kintu wagikoresheje. Ibihe biha ibindi. Ibihe urimo uyu munsi nutabikoresha neza bizakoherereza ibindi, nicyo bita ngo ibihe biha ibindi. Ubundi usange nta kintu na kimwe wagezeho. Nababwira ngo mwige gukoresha igihe cyiza cyanyu neza, nanjye nibwira. Kora subscribe, sharing video yacu igere kure, hanyuma naho butaha mu bindi biganiro. Imana ibarinde.